This is Fresh at Fire with the Mac Dami. Ubwo rero yaje kugenda agaragara mu bikorwa bitandukanye. Ikintu twababwira nuko uyu mukobwa Doreen ari umwe mu bakobwa baje kugenda bagaragaza ko bagira umutima ukomeye, dore ko mu bikorwa bye yagiye yitabira bitandukanye yagaragazaga umutima ukomeye urimo gufasha abana bakiri bato cyane. Kigarageze kujyana itangazamakuru, ikinyamakuru World Race yavuze ko mu nzozi ze ubundi abayifu kuzashinga ikigo cyo gufasha abana cyangwa se kuzakora ikigo gishinzwe kuvugira abana mu rwego rw'igihugu. Right now rero uyu mukobwa Doreen akaba yagize isabukuru y'imyaka 20 kuno munsi tariki 24 Mutarama 2021, akaba yuje imyaka 20 nk'uko yabitangarije ikinyamakuru World Race. Birumvikana ko rero akiri umukobwa muto cyane. Amakuru ari kugera kuri World Race TV yavuga ko Doreen cyangwa se umwite Uwase yamaze gutangaza ko agiye kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda 2021, aho ashobora kuzasohokera intara y'Iburasirazuba. Mu buzima busanzwe Doreen Uwase akomoka mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga, ariko akaba arakunze gukurira cyangwa se no gukorera ibikorwa bye bitandukanye mu mujyi wa Kigali. Yes, reka tukomeze tubashimire rero, ariko tumwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza no gukomeza kugira isabukuru nziza ahari hose, ndetse nabo bari kumwe n'abashuti bose bari kumwe. Reka tumwifurize amahirwe Masca Blessing, Imana ikomeze kumurinda kandi ikomeze kumuba hafi, ikomeze no kumureba icyoroshye. Tumwifuriza ishya n'ihirwe mu buzima bwa buri munsi.